empty hearts and neon lights. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Torotoro. Torotoro akaba ari YouTube channel inyuraho inyigisho zigiye zitandukanye, inyuraho amavideo agiye atandukanye, ariko cyane cyane yibanda ku buhinzi n'ubworozi bukoranye ikoranabuhanga. Ndetse tukaba dufite na website ariyo wa#torotoro.ra. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo abantu bakorera hamwe nk'team cyangwa se teamwork. Hahandi abantu bashyira imbaraga zabo, ubumenyi bwabo, ubumenyi ngiro cyangwa se ubumenyi butandukanye bwo mu mutwe, bakabushyira hamwe hanyuma bakagera ku kintu bifuza runaka bapanze. Nge rero mugiye kubana nitwa Niyoyita Jonathan, nkabandi umwarimu wigisha mu bijyanye n'ubuhinzi bukoranye ikoranabuhanga, ariko cyane cyane mu gashami gakoresha amamashini mu buhinzi. Dutangira rero twakwibaza ngo ubundi timu ni iki? Timu wenda ni ijambo turaza kuritira, ni iry'icyongereza birumvikana, ariko reka turitire hanyuma turikoreshe mu kinyarwanda, cyane cyane ko abantu benshi bamaze kurimenya. Iyo tuvuze itimu, reka wenda ntange nk'urugero rwumvikana cyane ko turaza gutanga ingero muri kino cyigisho. Turebe nk'ikipe ya football. Ikipe ya football ibirimo abantu bagiye batandukanye. Hari umunyezamu gardien, hari ba myugariro, abadefenseri, hari abataka, hari abo hagati, sibyo? Hari abo ku mawingi hirya ku ruhande no iburyo n'ibumoso. Bivuze ngo turebeye ku ikipe ya football, urumva ko abo bantu bose bafite inshingano zitandukanye. Bivuze ngo inshingano z'umwataka zitandukanye n'inshingano z'umugolikipa cyangwa se umunyezamu. Ubwo rero itimu ibigizwe n'iki? N'abantu bagiye batandukanye, bafite intumbero imwe, ariko bafite n'ubunararibonye mu bintu bigiye bitandukanye. Tugarutse ku ikipe ya football, nuko iyo timu ikibigamije no kugira gute? Ni ugutsinda. Hari n'igihe bavuga bati wenda ikipe tugiye guhangana nayo irakomeye, turaza kunganya byibuze tunganya. Ariko urumva ko baba bashyizeho iki? Baba bashyizeho vision runaka, bakavuga ati turashaka iki ngiki, buri wese mu bushobozi bwe. Gardien we ntibakwinjiza igitego, ataka nawe ugerageze, abadefenseri ntihagire umuntu kunyuraho. Uvuze ngo rero itimu ni abantu bahurije hamwe, bafite intumbero imwe, bafite ibyo bashoboye bigiye bitandukanye, ariko bakaza kugera kuri cya kindi bagize gute? Biyemeje. Aha tubitandukanye, abantu niba bihagarariye, yego wenda bari kumwe, ariko niba nta ntumbero bafite, ari uguhagarara kugira ngo biganirire gusa, urumva iyo ntabwo ari itimu. Uvuze ngo rero ndakeka ikintu cyitwa itimu gisobanutse neza. Turaza kugihuza rero noneho n'ubuhinzi dukora bwa buri munsi. Turaza kugihuza n'abanyeshuri twigisha umunsi ku munsi. Ibintu biranga itimu rero twabivugaho muri makeya. Icya mbere cyo nuko itimu yose igomba kuba nyine ifite intumbero izwi, kandi iyo ntumbero ikaba izwi n'abanyamuryango bose bagize iyo timu. Uvuze ngo intumbero igomba kumvikana neza, buri wese akamenya ati iyi timu ndimo irashaka iki, irashaka kugera ku ki. Buri wese akaba abizi neza cyane. Ikindi nuko mu kubimenya, ariko nanone itimu igomba kuba ifite umuyobozi uvuga uti ndashaka ibi. Ngo natanze urugero ku ikipe ya football. Ikipe ya football ifite coach aravuga ati ndabanzamo abangaba barakina gutya kugira ngo nze kubona umusaruro runaka, ariko nabo bakaba babizi, urabanzamo akaba abizi icyo bamuhaye gukora, akaba akizi. Ikindi nuko buri iyi timu nanone ubwayo ikintu kigomba kuyiranga nanone nuko igomba kugira gute? Gukorana bya hafi na hafi.
buri wese izo nshingano nyine ze yazimenye, ariko ntihagire nugira gute nuvunisha undi, sibyo, ntihagire nuvunisha undi. Uvuze ngo rero ikintu cya mbere nyine igomba kuranga itimu ni ibyo ngibyo, gukorera hamwe kugira ngo umusaruro wose uze kugerwaho. Turaza wenda kureba n'ibindi kwa kundi abantu bagenda bagabana imirimo, ariko ibyo ni iby'ingenzi kubanza kumenya intumbero mufite cyangwa se vision mufite, no kumenya iki, no kumenya uburyo n'umuyobozi uburyo araza kugira gute kubaha inshingano zigiye zitandukanye. Ibyiza rero byo gukorera mu itimu ni byinshi cyane, ni byinshi, ariko ndaza kwifashisha ingero kugira ngo bigende byumvikana neza. Ikintu cya mbere cyiza cyo gukorera mu ikipe cyangwa se mu itimu ni uko mugabana imirimo, buri wese akaba afite icyo ashoboye kandi yumva neza ku buryo agikora, mukaza guhuriza hamwe. Nk'urugero ngiye kubabwira ni nk'igikorwa nk'abahinzi twakoze cyo kuhira mu gihe cy'izuba. Bivuze ngo twagomba kuhira ahantu imusozi ku buryo havuye kugera ahantu amazi hari nka kilometero imwe, kandi hari ubuhaname bukabije. Bizumvikana nyine dukoresha amamashini, ariko ayo mashini kubera imiterere y'aho hantu ntabwo ari ahantu wenda hari sitasiyo neza yo kuhira neza, ni ukujya gukura amazi nyine ahantu mu gishanga, ariko mu by'ukuri nta sitasiyo ya irigasiyo ihari. Ariko twebwe twagomba kugira gute kuyishakisha tukayihanga. Turacyavuga ku igabana ry'imirimo. Bivuze ngo twari dufite amayuniti agera kuri 4. Bivuze ngo hari uniti ya mbere, urumva twagabanya imirimo. Uniti ya mbere iri hehe? Iri ku kintu nakwita ikidamu. Aho twari twacukuye ikintu cy'ikidamu nyine cyo kugira gute cyo kuvanamo amazi. Noneho icyo kidamu, iyo uniti yari iriho umuntu ushinzwe gukoresha agapompe gatoya, umuntu ugakuriye ndetse agakoresha n'abandi bamufasha. Bivuze ngo iyo ni uniti ya mbere ifite umuntu wayishinzwe kandi bakabikora neza cyane rwose. Bivuze ngo uniti ya kabiri mu kugabana imirimo, hari uniti ya kabiri yari ishinzwe imashini ya tractor nini, noneho igomba gufata ya mazi yazamuwe n'agapompe gatoya ikagira gute ikayohereza muri ya kilometero nababwiye. Bivuze ngo iyo ni uniti ya mekanization n'ubundi yari ihari, igomba gucomekeranya pompe, igomba gukurura amazi yagejejweho n'akaga pompe gatoya kubera imiterere y'aho hantu ukuntu hari hameze. Hanyuma hakaza uniti ya gatatu yagombaga kuba icomekeranya amatiyo hagati muri iyo kilometero. Bivuze ngo iyo uniti ikagenda icomekeranye neza cyane, kuko urumva ntago ari amatiyo ahoramo. Bivuze ngo iyo igikorwa cyo kuhira kirangiye turongera tukayacomora tukayabika neza kubwo umutekano wayo, birumvikana. Bivuze ngo iyo uniti yagombaga kuba ishinzwe ayo matiyo iyacomekeranya neza cyane, kubine bagenda baca imiyoboro neza ku buryo nta kibazo kiragira gute kiraza kuba, kuko urumva iyo ucometse itiyo nabi na pressure ziba zihari ku iyi mashini yohereza, hari igihe turi kugasanga ntacyo muri gukora. Bivuze ngo iyo uniti ya gatatu nayo yari ihari. Hari uniti ya 4 rero, iyo rwose ni nayo yari ishinzwe kugira gute, yari ishinzwe noneho gucomekeranya amatiyo mu mirima, kuyaha spacing cyangwa se distance hagati yayo ku buryo amazi araza kugerayo. Ayo matiyo yandi ari mu mirima, hari amasysteme nyine dukoresha twagiye tuyabona cyane nko mu mirima twakoreshaga ama sprinklers cyangwa se n'ama rain guns, nazo byose twayacometse. Bivuze ngo hari uniti ya 4 yari ishinzwe kureba niba ama rain guns ari gukora neza, niba ama sprinklers ari gukora neza, niba amatiyo acometse neza, niba amazi mu butaka ari kugeramo neza, niba nuza igipimo cy'amazi agomba kuhirwa kiri kugira gute, kiri kugerwaho, ku buryo niba kigezweho babwira izindi units ko igikorwa cyagize gute, cyarangiye. Bivuze ngo murumva ko twagabanye imirimo. Ni urugero rwose rugaragara cyane. None tugatse nko mu ishuri ko turigisha, niba babahaye assignment
bababwiye ati mukore ku kintu runaka, wenda ati munshakire tracteur ubundi niki muyivugeho muri groupe y'abanyeshuri. Umwe ashobora kuvuga ati twebwe unit yacu irafata moteri, abandi indi unit ivuga ati turafata transmission, abandi bati wenda turafata ama axles agiye atandukanye nayo tuyavuge. Bivuze ngo mukagabana, team yagiye gushaka moteri igashaka ibyayo byose, team yagiye gushaka transmission igashaka ibyayo byose, team yagiye gushaka ama axles ibyayo byose, ama systems electrical system igashaka ibyayo byose. Hanyuma ya ntuza ya assignment mwese mugahuriza hamwe, groupe yose ikaziga present ikavuga ati tractor twabonye ko ari ibingibi n'ibingibi. Bivuze ngo icyo ni icyambere cyo kugira gute, cyo kugabana iki imirimo. Ikindi cyiza cyo gukorera mu itimu nuko ibintu byose mugira gute, murabisangira. Ariyo mpamvu abantu baba bagomba kwitanga 100%. Niba wenda icyo gikorwa cyo kuhira kitagenze neza cyangwa se cyaferinze nkuko bakunda kubivuga, bivuze ngo mwese mugomba kugira gute, mugomba kubisangira. Ariyo mpamvu rwose gukorera hamwe ugomba kwitanga 100%. Ikindi cyiza cyo gukora mu itimu nuko hari ibitekerezo bishyashya ugenda ubona, cyangwa se hari uburyo ugenda ubona ibintu mu buryo wowe utabonaga. Bivuze ngo niba mvuga nti wenda iki kintu ndi kukibona gutya, undi muntu ashaka kumbwira ati ariko tubigenje gutya, nge hari ukuntu nari mbizi ariko anyunguye ikindi gitekerezo. Bivuze ngo bifungura amaso, nkareba no kundi ukuntu abandi bagira gute babona ibintu. Sinizengurukeho gusa ngo ibyo ntekereza bigumaho ngaho gusa, ahubwo n'abandi bazana ibitekerezo tukabisangira, hanyuma tukagira gute, nkaba nabona ko hari ibindi bintu nari nkeneye, bityo bikananyubaka. Ikindi wenda twavuga nuko byongera uburyo bwo kugira gute, bwo kuvugana, communication skills. Bivuze ngo niba turi amatimu ama unit 4 dukoze itimu imwe yo kuhira ntuza imyaka yacu, nuko itimu ya mbere iravugana n'iya kabiri, iya kabiri ivugana n'iya gatatu, iya gatatu ivugana n'iya kane, gutyo bityo uko kugenda nyine tuvugana neza, ibintu bijyamo neza, bigira gute, bituma umuntu amenya uburyo avugana n'abantu batanu. Kuko urumva mu itimu tuba turi abantu bafite imico itandukanye, bafite uburyo batekereza bitandukanye, ariko iyo ushoboye kuvugana n'umuntu igikorwa kikagenda neza, bivuze ngo bigenda bigira gute, bizamuka. Uburyo bwo kuvugana n'abandi birazamuka, uburyo bwo kukominikana n'abandi bigira gute, biriyongera cyane. Ikindi nuko byongera n'iki, nk'umuyobozi niba wari ukuriye nka timu, nawe birakubaka cyane. Bivuze ngo ugenda umenya weakness zawe, cyangwa se aho ugira intege nkeya naho uzifite ari nyinshi. Hari n'igihe bakugira inama kuko ariko umuyobozi byari kugenda gutya, bityo nawe bikagira gute, bikakuzamura mu miyoborere yawe. Ikindi nuko mu itimu ni hahandi noneho uvuga uti ngiye kugira gute, kumenya imbaraga zanjye, ngiye kugira gute, ngiye no kuzishyiramo neza, nzigire gute, nzigaragaze cyane, kandi igikorwa kikagira gute, kikagenda neza. Bivuze ngo rero ibyiza by'itimu nyine urumva nuko ni byinshi yaguhereza, kandi iyo mwese mukoranye bigira gute, igikorwa mwapanze, ya ntumbero twahere kare tuvuga, mugira gute, muza kwigeraho kandi bikagenda neza. Kuko nk'urugero, iki gikorwa twakoze cyo kuhira, twese twarapanze, birumvikana, turapanga, turatekereza, turabanza tureba ibibazo bihari, ati iri zuba ryabaye ryinshi, niba ryabaye ryinshi rero tubigenze gute? Igisubizo ni ukuhira. Kuhira harasabwa iki? Tunyine numva na akanama twakoze, harasabwa amamashini, harasabwa amazi azavaye mu gishanga, azahagenerwa iki? Hazakenerwa wenda mazutu, hazakenerwa ibingibi, hazakenerwa ibingibi. Byose tubishyira hamwe, ama unit azaba ameze gute, turayapanga.
azaba ahagarariwe n'abandi, turayapanga. Igikorwa cyose kizaba gihagarariwe nande, turaba umuyobozi ajyaho, umuyobozi rwose uzatuyobora muri iki gikorwa kandi kizagende neza. Ati sawa. Hanyuma ibintu turabikora neza, birarangira rwose. Ibigori cyangwa ibyo nibyo twuhiraga birumvikana biza kwera bya bivuze ngo rero gukorera mu itemu ni byiza cyane. Abanyeshuri namwe rero burya hari igihe baha nk'umukoro cyangwa se assignment mugomba kugira gute, mugomba gukorera hamwe. Bivuze ngo mugomba buri wese agatanga uko yifite 100% kuri maximum, kugira ngo mwese mugire gute, muzamurane. Kuko iyo babahaye assignment wenda muri groupe hakagira utabikora neza cyangwa se uregeza, ni ahandi usanga groupe yose igize gute, igiye igatsindwa. Bivuze ngo rero gukorera hamwe ni ikintu cyiza cyane. Nashishikariza yaba abanyeshuri yaba n'abakozi bari mu mirimo igiye itandukanye. Noneho twagira mu buhinzi ho, murabizi mu buhinzi iyo mudakoreye hamwe rwose nta cyagerwaho, kandi mugakorera hamwe buri wese yitanga uko yifite, buri wese agaragaza ibyo azi gukora, kuko abantu mu buhinzi bafite ubumenyi bugiye butandukanye. Bivuze ngo ufite ubumenyi runaka akabuzana n'udufite ubumenyi runaka akabuzana. Nubwo tubonye ko hari ibyiza byo gukorera mu itimu, ariko none ntihabura imbogamizi rwose. Ibintu byose nyine imbogamizi ntizijya zibura. Ahangaha rero wavuga ati ni izihe? Hari igihe ikintu kigenda nabi ugasanga kwitana ba mwana, hari icyo twita blame game kwitana ba mwana, kavuga ati hoya kuba byagenze nabi ni wowe wabiteye, undi ntago ari njyewe ni wowe. Urumva icyo kintu nyine kihita kizana umwuka mubi mu itimu, cyangwa se ugasanga nyine bwa ufatanye bwari buhari mwari mwiyemeje ntago bugeze gute, ntabwo bubonetse. Ni kwabwira imbogamizi, ariko nanone izi mbogamizi tuba tugomba kugira gute, kuzihashya no kuzirwanya. Ikindi ni kwa kundi mu itimu harimo abantu bagira gute, baregeza. Ugasanga umwe ari kuvunisha abandi, ugasanga natubuza ati twagiye, umwe oya ati wapi, ati urumva nyine ni ukuregeza nyine birumvikana, cyangwa se ubunebwe, kugira ubunebwe nyine mu itimu. Oya, mu itimu ugomba kwitanga wese. Ibyo kuregeza oya rwose. Gusa urumva nyine ni imbogamizi, ariyo mpamvu nyine turi kuzivuga, ariko nanone tukavuga ko nanone bidakwiriye, tugatanga nuko byakosorwa. Ikindi ni uko nko mu itimu hari igihe usanga nta bitekerezo, abantu wenda badashaka kubitanga. Mwashyiraho nk'ikintu uti kuri iki kintu murabyumva gute, asanga bose murabyumva gute, ugasanga nyine ibitekerezo wenda rimwe na rimwe nta bihari, cyangwa se ntibashaka kubitanga, cyangwa se umuntu ararangaye, mwaje mu gikorwa runaka ariko ugasanga undi ari kwitekerereza ibindi byamvahe nanjye abantu batekereza byinshi birumvikana. Ubwo rero niba uje mu gikorwa wenda nk'itimu, ntabwo ibindi ugomba kugira gute, kubisiga ku ruhande. Cyangwa se wenda waba uzi yuko ari ibintu bigukomereye byo ku ruhande, ukavuga ati uyu munsi ntabwo ndi buze kugira gute, kuboneka mu itimu. Kuko iyo uje urangaye cyangwa se ibitekerezo byawe biri ahandi, cya gikorwa mwiyemeje ntabwo kigerwaho. Bivuze ngo nta kurangara rero, nta kurangara. Hanyuma ikindi, buriya mu itimu hari imico igenda igaragara, ugasanga umuntu arashaka kugaragara cyane, outshine niko babivuga nyine, ngo kugaragara cyane nyine, akarekana ko ibindi byose niwe kamara, niwe byose, mbega niwe byose. Ibyo nanone ntago ari ibyo. Itimu ibigomba kugira gute, igomba gufatanya, buri wese akagira gute, agakora. Ntubangamire mugenzi wawe, kuko ikintu cya mbere mugomba gusenyera umugozi umwe. Gushaka kwigaragaza cyane cyangwa se gushaka kugira gute, no gupyinagaza wenda abandi, ibyo ntabwo ugeze gute, ntabwo biba bikwiriye. Ikindi wenda ni mu itimu, nk'umuyobozi wenda mu gihe atari kubaha inshingano neza, nyine urumva nazo ni imbogamizi, cyangwa se ni imbogamizi ishobora kugira gute, kubaho. Usanga umuyobozi wenda ntabwo ari gutanga inshingano neza, cyangwa ugasanga umuyobozi arashaka none no kubikora byose, ntamenye gutanga inshingano.
umuyobozi mwiza n'umenya gutanga inshingano akavuga ati wowe runaka urakora iki, wowe runaka urakora iki, wowe runaka urakora iki, urakora iki nyine. Yatangiye kubicangacanga rero wenda ari kugushyira mu kintu utamenyere cyangwa se utumva uri comfortable neza cyangwa se utisanzuyemo neza, icyo gihe byaba byatangiye gute, byatangiye gupfa. Bivuze ngo umuyobozi rero nawe aba agomba kumenya ati aba bantu bagize iyi timu ni wa mukoca nyine wa football avuga ati umwataka mwiza ni uriya iyo apasha uriya bigenda neza gutya. Aba bakurikirana iby'imipira murabizi ukavuga ati hari ahantu haba hubakitse gutya. Uza ngo rero n'umuyobozi agomba kugira gute, agomba kumenya itimu ye ukuntu imeze, abantu barimo niba imbaraga zabo n'intege nke zabo, hanyuma akamenya ukuntu agenda abapangapanga ku buryo ya ntumbero afite iraza kugerwaho neza nta nkomyi yindi ibayemo. Bivuze ngo hari imyitwarire ishobora kugira gute, ishobora gutuma umusaruro utimu utagenda neza cyangwa se ukaboneka ari mukeya cyangwa se ukanabura. Ikintu cya mbere wenda mu myitwarire ngiye kubabwira mikeya ishoboka, uwa mbere kwemeranya n'ibintu byose. Batanze igitekerezo ati yego rwose, kandi wenda wowe hari ukuntu wari no kubibona ukundi wenda, kandi nabyo bikaba byatanga umusaruro. Bivuze ngo ntabwo ari byiza buri gihe kwiyopoza, ariko nanone kwemeranya buri gihe n'ubundi ntabwo ari ibintu byasawa. Bivuze ngo niba muri iyi timu akaba ari igitekerezo mukivugeho, apana kuvuga ngo umuntu arakizanye mwese ngo yego ari cyiza, yego mwacyemeranya, ariko wumva hari ukundi kuntu wayibonaga, wagira gute, wavuga uti aho ngaho ugatanga igitekerezo. Hanyuma ikindi ugasanga muri kuganira nko ku kintu, umuntu agahita ahindura iyo ngingo mwari muriho, nta n'ubusobanuro bugaragara agize gute atanze. Ibyo ntabwo aba ari byo, urumva turi kuvuga kuri bya myitwarire nyine idindiza itimu. Hanyuma ikindi ugasanga ku yindi myitwarire, ugasanga muri mu nama muri gushaka gupangira ikintu runaka, ugasanga undi yibereye kuri chat, ari ku WhatsAppinga niko babivuga, cyangwa se ari kongorera mugenzi we n'iki byose. Bivuze ngo niba mwaje wenda nko mu nama y'itimu runaka hari ikintu mugomba kugeraho, buri wese agomba kugira gute, kuba ahari wese, focus dukuntu nyine ndajya mbivanga nyine nta kundi. Hanyuma ikindi ni ukugaragaza umujinya mu bintu wenda muri kugira gute no gutangaho ibitekerezo. Bivuze ngo niba mwahuye nk'itimu mugomba gutanga ibitekerezo. Niba umwe yatanze igitekerezo, ntabwo ari ngombwa ngo undi arakare agaragaza umujinya cyangwa se ikibyo yivumbura agize gute, wenda kuko igitekerezo cye wenda yumvise hari ukuntu bagize gute bakivuzeho ngo arakare. Oya, niba utanze igitekerezo mugenzi wawe akavuga ati icyo gitekerezo nyamara ndikumva ngiye byari kugenda gutya na gutya, oya ntugire gute, nturakazwe n'ubuze, ntube igifura, sibyo? Bivuze ngo niba mwahuye nk'itimu mu nama nyine ni umwanya w'ibitekerezo, cyane ko mwese bamugamije gute kubona umusaruro mugize gute mushaka. Ikindi ni ukwigaragaza nk'umuntu ugize gute uri hejuru, sibyo? Twe twabivuzeho kare, ariko ugasanga mu nama niwo muntu ushaka kugira gute, ushaka kwigaragaza cyane, niwo muntu ushaka ko ibitekerezo byabo bitambuka gusa. Ibyo nabyo ni ibintu mu itimu ntabwo biba biri kugenda neza. Ikindi mu itimu niba baguhaye nk'ibintu, ugomba kugira gute, ugomba kubirangiriza ku gihe. Niba baguhaye inshingano, zirangirize ku gihe. Hari abantu bakunda kugira gute kuvuga ngo nzambitanga. Oya, ibyo ntabwo aba ari ibyo. Nirumva nayo ni imyitwarire itagira gute, ibitama itameze neza. Ikindi ni ukugira gute, ni ukugerageza gupyinagaza undi muntu uri mu itimu. Niba atanze igitekerezo, hawe babyita ngo ni ukumukasa, nyine ni amatereme nyine wenda munanyihanganira, nuko nyine aravugwa ugakasa umuntu. Ibyo nabyo bidindiza itimu. Bivuze ngo turi ku myitwarire ishobora kugira gute, kudindiza itimu ku buryo yabona umusaruro muke cyangwa se n'umusaruro ahubwo ukagira gute, ukanabura.
hanyuma wenda ikindi wenda twagenda twavuga nuko ibindi myitwarire ishobora kudiniza timu no kugira gute no kurogoya niba muri mu bitekerezo, niba muri mu murimo runaka mwatangiye ukawurogoye, icyo nacyo ntago aba ari cyo, sibyo? Ntago aba ari cyo. Niyo mpamvu iyo myitwarire yose tugomba kugira gute kuyihashya mu gihe dushaka itimu nziza. Mu gihe dushaka itimu nziza, iyo myitwarire yose tugomba kuyishyira hasi, ahubwo tukareba bya bindi bizagira gute bizaduteza imbere nk'itimu. Dusoza rero, reka twibukiranye yuko kugira ngo itimu ibe nziza nuko buri wese aba agomba kugira gute kwigiramo uruhare, akitanga 100%. Nagiye gukomeza mbivuga, ugatanga ibitekerezo byiza cyane kandi byubaka, hanyuma mukagira intumbero, mukagira goals cyangwa se icyo mushaka kugeraho, hanyuma ikindi mukizerana, sibyo? Uze ngo icyizere hagati y'abagize itimu kiba kigomba kugira gute, kiba kigomba kuba gihari. Ikindi mugahanahana amakuru neza, niba ukoze ikintu ugahita ugira gute uhereza amakuru mugenzi wawe. Twabibonye wenda niba wenda kuri pompe ya mbere, kuri unit ya mbere bohereje amazi, unit ya kabiri nayo ikabigize gute, nayo ikabibizi, nayo ikayakira, unit ya kabiri nayo ikohereza mu matiyo, unit ya none bikagera hehe, ukagenda muvugana. Ikindi nuko mugomba kugira gute, mugomba kureba uburyo buri wese ibitekerezo bye ntihagire igitsikamira. Ikindi nuko buri wese aba agomba kugira gute kuba afite umwihariko we, kandi uwo mwihariko akawukora neza cyane. Uza ngo niba baguhaye inshingano runaka ukazikora kugeza aho uvuga uti rwose imbaraga zanjye zose ndi kuzitanga cyane rwose. Ikindi nuko ukihanganira ibitekerezo by'abandi, niba hari umuntu uzanye igitekerezo runaka nta mujinya ntaki. Hanyuma ikindi wenda cyanyuma navuga ni kwiga, gukomeza wiga nyine, niba ari experience mwagize bwa mbere, then ukongera ukareba n'ama experience y'abandi bagiye batandukanye, hanyuma timu yanyu ikazagira gute, ikazajya igenda itera imbere. Uze ngo nakomeje kugenda mvuga wenda nk'itimu ya football, niba wenda ubushize mwatsinzwe match runaka, bivuze ngo mukareba mukati harya buriya byagenze gute, hanyuma niba mwarayitsinze nabwo mukagira gute, mukavuga muti reka tugire gute dukomeze dushyiremo imbaraga. Bivuze ngo wenda tuvuge nko mu buhinzi, bino twari turimo byo kugira gute byo kuhira, niba wenda uyu munsi imashini runaka wenda torotoro twari twajyanyeyo yarazamuraga amazi menshi cyane ku buryo wenda yaturitsaga amatiyo, kavuga uti ziriya mbaraga wenda wareba ukuntu azajya igenda azigabanyamo gakeya, cyangwa se niba hari ukuntu wenda amatiyo wenda twari twazanye dutoya, mbega ibyo bintu byose ni experience mbega muri rusange, sibyo? Bivuze ngo experience nayo uba ukeneye kugira gute kugenda uyifatiraho urugero, hanyuma mukagira itimu nziza. Mwakoze cyane rero kuba mwankurikiye, tuzongere dusubire ubutaha. Gusa hari n'izindi nyigisho ziba zaratambutse mbere, nazo mwazireba kuri ino YouTube channel ariyo yitwa Torotoro, kandi mukibuka gukora subscribe, then mugakomentinga, then mugasharinga, hanyuma mukanadusura no ku rubuga kwa wa3torotoro.ra, naho haba hariho ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi byiza. Murakoze cyane rero, amahoro y'Imana abane namwe.